Iyi Imana iduha amasezerano akenshi aduha gukomera ku munsi mubi. Iyo udafite ihumure wavanye ku Mana, rimwe na rimwe wanagwa ukabivamo. Imana ikuremera isezerano mu izina rya Yesu. Aya masezerano ndayabatuye. Aya Imana ikuremera bitewe n'intambara ufite. Bava ngo nuzabyara igahita ngo nzaguha abana 3. Ibivuze bitewe nuko hari wavuze ngo ntuzabyara, igahita yavuguruza. Uyu munsi niba hari ibintu bibi bakwatuyeho muri uku kwezi, Imana ibivuguruje amasezerano mu izina rya Yesu. Bava ngo nuzashaka, igahita ngo nzagukorera ubukwe. Imana ishi. Bava ngo nuzatura muri uyu mujyi, igahita ngo nzagutuzamo, bitewe nuko hari abavuze ngo nuzaturamo. Cyane ko babivuga Imana iba yabibonye. Hari igihe ugira ngo uri imbokoboko nta kintu ufite kandi ufite. Cyane ko amasezerano atari ikintu umuntu akikira ngo abantu bayabone. Amasezerano aba mu mutima. Ni na mpamvu kuba uyafite bidagukura kuba gusuzugura. Kuba uyafite bagusohora mu nzu, kuba uyafite bagutuka, kuba uyafite wakirukanwa. Ariko umunyamasezerano, haleluya, icyama ngo Imana yongere kwishimira. Impamvu utapfuye uzi ufite ayahe. Ubwo uricaye kongo ngo ndimbo kuboko ngo nta kintu ufite amasezerano. Hari ikintu Imana yavuganye nawe. Hari amasezerano ya 5 akuraho urupfu. Rwabize uburozi waburi kubera ko Imana yavuze ngo hari icyo uzankorera mwana wanjye ukabaho. Imana ishimwe. Amasezerano akuraho urupfu. Dukeneye amasezerano. Hari andi masezerano ya 6 ni amasezerano yitwa umurage. Buriya umuntu ashobora gutunga ariko ntarame. Twongeye kubaha ikaze bene data nshuti mudukurikiye, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi. Kwa bujyuma turi kumwe na Diodoni, Imana imumugisha, ndetse ndi kumwe na Jafet nka producer, nawe nagubwe neza mu izina rya Yesu. Turashima Imana ko Imana iturinze, turashima Imana ko Imana twimanye. Mboneho no gushimira abantu mwese twabanye muri uyu mwaka. Uyu munsi nimba hari umuntu mwabanye neza, ufata umwanya nawe umushimire mu izina rya Yesu. Umwaka yorangiye, wakugiriye nabi uramubabarira, wakugambanira mubabarira ko ntago wajyana izo nzigo mu ndi mwaka ngo ujyane ufite umuntu muri wafura mufungiye umutima. Hanyuma inshuti yawe nayo urayishimira. Rero ndashimira abantu bose twabanye muno mwaka, umuryango mugari wa gusengerwa mwese. Imana ibaho umugisha. Abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese ndavuze ngo Imana ibaho umugisha. Umuryango mugari wa gusengerwa mwese aho muherereye hose ku isi, ndavuze ngo umugisha w'Imana ubabeho. Birashoboka ko nawe wari ubwa mbere tubonye ukatwishimira ukumva waba mu muryango, nawe tuguhaye ikaze kuri YouTube yacu twa gusengerwa. Imana igumugisha. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa amasezerano. Ndashaka kuvuga ku masezerano. Amasezerano ntabwo ahera. Buri amasezerano, ubundi isezerano ni bimwe mu bintu bisindagiza umuntu bikamuzamurira ibyiringiro byo gutegereza. Utegereza bitewe n'amakuru y'icyo wizeye cyangwa se wabyiwe cyangwa se wumvishije, kikaguhesha kugira ibyiringiro ko nubwo ubabaye ariko hari amakuru wumvishije. Amasezerano naho yatinda ajya sohora. Rero ndashaka kuvuga ku masezerano kandi ndazi neza ko nawe arafashwa. Bishoboka ko yawe atarasohora, ntibibwire yuko atazasohora, kuko Yesu baramuhanuye hacira ibihumbi byinshi, imyaka ibihumbi irashira bamutegereje, ariko igihe kiragera birasohora. Hari abamuhanuye bamutura ari abasaza. Reka nkubwire ikintu Imana yavuze izagisoza. Simiyoni yamutura amaze kuba umusaza. Imana yaramurinze kugeza igihe atureye Yesu. Amaze guterura Yesu arabanga dore nguyu wa wundi bahanuye nguyu. Amasezerano niyo shaka kuza kuvugaho. Ndashaka kuvuga ku masezerano.
birashaka ko ayawe atasohoye muri uyu mwaka ugahita wivumbura ku Mana. Ntiwivumbure ku Mana, amasezerano harayihuta hari natinda, yose ni amasezerano. Amasezerano nyine cyane ko amasezerano ay'Imana yo nta n'ugukwe no kuyivumbura, kuko iyo akubwira nta kintu wari wayihaye. Yakubwira kubw'urukundo igukunda no kubw'ineza, nta kintu wayihaye ngo urumva ngo naguhaye iki ngiki, ngo iragusezeranya kubera urukundo igukunda ikagusezeranya ugategereza. Usabwa kugira gute? Gutegereza ukanihangana. Icyo nkundira Imana rero, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hanyuma ndashaka ku masezerano nkanavuga n'ibitinza amasezerano n'ibyihutisha amasezerano, kandi ndahamya neza ko nawe uragerageza gushakisha, urabase ndaguma mu bitinza amasezerano cyangwa ndajya mu byihutisha amasezerano. Amasezerano ashaka gutinda, ashaka no kwihuta bitewe na nyirayo, nabyo bijya bibaho. Rero nguhaye ikaze, wahaye ikaze, uze tubane kandi uragira umugisha k'Uwiteka. Hari ijambo ry'Imana riri hano, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Turashoma na Luka igice cyaho ni cya mbere, turaza gusoma ku murongo waho wa 45. Hari ijambo rivuga ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kwizera bijyana n'ibintu byinshi. Ndakuraritse nguze tubana, unyemerere dutangirane dusozanye. Ndazi ko uragira umugisha k'Uwiteka. Ndashaka kuvuga ku bintu byinshi biranga amasezerano, bigeze nko mu bintu 10. Hanyuma hari icyo byagufasha muri uriya mwaka, kandi hari naho birakuvana, kuko iyo utamenye neza ko wavuganye n'Imana cyangwa hari ibyo ufite, hari igihe ugira ngo urimbokoboko nta kintu ufite kandi ufite. Cyane ko amasezerano atari ikintu umuntu akikira ngo abantu bayabone. Amasezerano aba mu mutima. Ni na mpamvu kuba uyafite bidagukura ko wagusuzugura. Kuba uyafite bagusohora mu nzu, kuba uyafite bagutuka, kuba uyafite wakirukanwa. Ariko umunyamasezerano hari igihe ujya kubona aratunguranye, ugasanga atunguye abantu bari bamugaragaza agati ukabona aratunguranye. Hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ndaguha ikaze mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Nyemerera Kristo umuntu tugiye gutangirana muri uyu mwanya ahabwa umugisha nawe. Imbaraga zawe zimubeho, uhembura umutima we, ugiraho umuvana, ugiraho umushyitsi. Ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bibe kuri buri muntu wese, ababyeyi, abagabo, abasore, abakobwa. Umuntu wese udukurikiye ahure nawe, abone imbaraga zawe, umwuka wawe wera amube hafi. Kandi unyemere n'udafite isezerano uyu munsi uri muremere, n'uyafite nawe umuhe inkomezi zo kuyategereza. Urakoze ngambe kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ijambo amasezerano Imana itanga. Ubundi ninde muntu Imana iha amasezerano? Amasezerano Imana yaha umuntu uwo ari wese yishimiye. Hari amasezerano Imana ishobora guha umuntu kubera iby'Imana ikubwiye bikaba nko kukuresha kugira ngo uve mu byaha. Akenshi hari igihe abantu benshi usanga banavangiwe, ugasanga baravangiwe ngo ngura muntu ngo n'umupagani ngo none baramuhanuriye. No, ntabwo Imana iha amasezerano abarokore gusa cyangwa abantu basenga gusa. Oya, hari n'amasezerano Imana iha umuntu ari ayi kugira ngo amukurure. None se uriya mugabo wari uri mu muvumu yari yihaniye hehe? Yesu yamwemere kujya kuri ari we yari yihaniye hehe? Abadiyakoni bari bamwatuje nabaye. Yorodani yabatirijwemo niyihe? Ariko aramuye ngo Zakayo ururuka va muri uwo muvumu
uyu munsi ndarari wawe. Ntabwo icyo nicyo biti amasezerano. Zakayo yahawe amasezerano atabatijwe. Dodeni yari yabatijwe. Yari umwambuzi, yanariye n'abantu bamuzi, naho yari bari bamuzi. Yiri umuvumu. Yesu aramureba arimo akora ibitanga, aravuga ati ariko n'uyu mugabo nawe namugeraho. Tuvuga ati kwizera kwawe nakubonye ururuka umunsi ndarari wawe. Ayo nicyo bita amasezerano. Amasezerano ahabwa umuntu uwo ari we wese Imana yishimiye. Kandi hari amasezerano ya rusange. Amasezerano aba mu byiciri 8. Hari amasezerano ya rusange. Amasezerano ya rusange nayaye ni amasezerano umuntu wese avukana. Ari ijambo ry'amuntu nakumenye narakurema. Ayo ni amasezerano ukiri mu nda ya mama wawe, ni amasezerano ukivuka uba ufite. Hari amasezerano nk'uko ndavuga iki, ntabwo wakora imodoka ngo uyime vora, ntibishoboka. Iyo Imana iremye umuntu ikamuremera mu mubyeyi, hari amasezerano imuha avukana. Ayo ni amasezerano ya rusange abantu bafite. Hari amasezerano ya kabiri, ni amasezerano Imana iha umuntu bitewe n'uburyo ayegera, bitewe n'uburyo ayikunda. Ayo ni amasezerano ya kabiri. Imana ikaguha amasezerano bitewe n'amasengesho wasenze, bitewe n'uburyo ubanye n'Imana. Ayo ngaya ari menshi atuma tujya no mu byumba tujya gushaka Imana. Nanjye ubu turi aha ngaha ndakeneye amasezerano y'umwaka. Uyu munsi abantu wese bari gushaka Imana, bashaka kumva icyo Imana ivugana nabo. Ayo ni amasezerano ya kabiri. Imana iha umuntu amaze gukura bitewe n'uburyo washatse Imana, n'uburyo wayikunze, n'uburyo wagiye imbere y'Imana, ikaguha amasezerano. Hari umuririmbyi ngo amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amasezerano Imana ihereza umuntu bitewe n'uko imukunda. Hari andi masezerano ya gatatu, ni amasezerano Imana iguha iri kukuresha ngo ikujyane mu nzu yayo, izakugira umwana wayo, ikugira umukozi wayo. Ni ayo ngayo nuzakora ukuntu umuntu agiye mu rusengero, ntarabatizwa, ntarajya mu mazi menshi, ntariga n'igice, ukumva Imana imuvuzeho, ukumva amahanura ibintu kandi ari umupagani, ukumva amahanura ibintu kandi yaraye yibye, bakavuga ati Imana izakugira neza, kubera akantu keza Imana imubwiye kakamwicaza mu rusengero, undi mwanya ikabira mukuruye, akihana ubusinzi, akihana ubusambanyi, ariko yabanje kumunagiramo akantu kihumure. Buri ari amasezerano Imana iha umuntu atarakizwa. Ni amasezerano kenshi akunda no kuvura umuntu ibikomere. Hari igihe umuntu yatarakizwa afite n'ibikomere by'isi n'ibibazo n'iki, yakuba Imana imuvuzeho atarakizwa, ati bugira nanze. Ayo ni amasezerano nayo aremera umuntu kuba mu nzu y'Imana, ukunda Imana. Aya masezerano yose. Hari andi masezerano Imana iha umuntu ikayamuha, ni amasezerano yitwa amasezerano avuguruza ibyo abantu bagutongereyeho. Amasezerano Imana iha umuntu bitewe n'intambara afite. Abari kugucukura urwobo, abari kugambana, igahita ivuga ati kubw'iyo mpamvu nzagutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi. Aya niyo Dawidi yahawe. Dawidi yarabirebye avuga ati Imana intunganyirije ameza mu maso y'abanzi banjye. Amasezerano Imana iha umuntu bitewe n'intambara arwana nazo. Iyo ufite amasezerano, hari Imana iguha kubw'ugukunda, hari amasezerano yaguha uri umupagani, hari abavukanye iwanyu, hari n'andi amasezerano Imana iguha kubera intambara ufite uri mu nzu y'Imana.
uko mwari muzi ko uko umuntu agenda arwanwa cyane ariko Imana irushaho kumureba cyane, ari nako Imana irushaho kugukunda, ari nako irushaho no kukuremera amasezerano. Umuntu uhura n'ibigeragezo cyane Imana ikunda kumuha amasezerano. Kuki ikunda kumuha amasezerano? Amasezerano ni ihumure, aguhesha kugira kwakira ihumure mu mutima wawe, ugakomera ukagira ibyiringiro bikaguhesha gukomeza gusenga ntugwe ngusubira inyuma. Iyo Imana iduha amasezerano akenshi aduha gukomera ku munsi mubi. Iyo udafite ihumure wavanye ku Mana, rimwe na rimwe wanagwa ukabivamo. Imana ikuremera isezerano mu izina rya Yesu. Aya masezerano ndayabatuye. Aya Imana ikuremera bitewe n'intambara ufite. Bava ngo nuzabyara igahita ngo nzaguha abana 3. Ibivuze bitewe nuko hari wavuze ngo ntuzabyara igahita yavuguruza. Uyu munsi niba hari ibintu bibi bakwatuyeho muri uku kwezi, Imana ibivuguruje amasezerano mu izina rya Yesu. Bava ngo ntuzashaka igahita ngo nzagukorera ubukwe. Imana ishi bava ngo ntuzatura muri uyu mujyi igahita ngo nzagutuzamo, bitewe nuko hari abavuze ngo ntuzaturamo. Cyane ko babivuga Imana iba yabibonye. Erega twe tubona duke mawe tubona duke. Utwo wumvishije nibikurwanya, ibikurwanya nibyo byinshi kubyo wumvishije. Ariko kubera ko Imana igukunda uracyariho, uracyashima Imana. Bavuga ngo ripfubyi ntabwo uzabaho, ntuzaba muri uyu mujyi, ntuzagira agaciro. Igahita ngo ndise wipfubyi ni umugabo wapfakazi, ikabiguha amasezerano akuraho ubupfubyi. Uyu munsi Imana ikuremera isezerano. Lela Uwiteka kuremera isezerano mu izina rya Yesu. Amasezerano adukuraho ibyo abarozi bagambiriye. Amasezerano aya ngaya akuraho. Harandi masezerano uyu munsi ntabwo nzi uraza kwakira, sinzi uraza kwakira, ariko Uwiteka arakuremera isezerano. Harandi masezerano ya kabiri, amasezerano na ya gatanu. Hari amasezerano akuraho urupfu. Amasezerano akuraho urupfu ariyo Lazaro yari afite. Amasezerano akuraho urupfu. No mu rupfu Imana igakurikirana icyo yavuze. Haleluya! Icyama ngo Imana yongere kwishimira impamvu utapfuye. Uzi ufite ayahe? Ubwo uricaye ngo ndimbo kuboko ngo nta kintu ufite amasezerano. Hari ikintu Imana yavuganye nawe. Hari amasezerano ya gatanu akuraho urupfu. Akuraho urupfu rwabize uburozi waburi, kubera ko Imana yavuze ngo hari icyo uzankorera mwana wanjye ukabaho. Imana ishimwe. Amasezerano akuraho urupfu. Dukeneye amasezerano. Harandi masezerano ya gatandatu ni amasezerano yitwa umurage. Buriya umuntu ashobora gutunga ariko ntarame. Imana ikubwiye ngo nguhaye kurama, uba ufite abanzi benshi, uba ufite abagucukura inzobo, uba ufite abifuza utabaho, uba ufite abantu bifuza gukenyuka. Iyo ivuze ngo nguhaye kurama ni ikintu gikomeye, ibivuze gikomeye mu buzima bwawe. Amasezerano yitwa umurage Imana yakuremere mu izina rya Yesu. Ayo ni ya gatandatu. Amasezerano ya karindwi ni amasezerano yitwa amahoro. Yavuze ngo mbahaye amahoro si nk'ay'abisi, amahoro Yesu aduha. Ayo ni amasezerano Imana iha umuntu. Ugasanga umuntu ifitiye amahoro kandi atari uko agenda muri viewiti, atari uko atuye mu bintu bikomeye, aho ugasanga afite amahoro. Ugasanga umuntu afite amahoro, ugasanga aranezerwa, ugasanga arishima, yakambara agakanzu kamwe ugasanga araberewe, yakambara agasaka ugasanga araberewe, yakambara umuguru w'inkweto ugasanga araberewe, yakambara agapira ugasanga ko afite amahoro. Imana ikuremera amasezerano. Amasezerano ya munani ni amasezerano yitwa ubugingo. Amasezerano twahawe twese duharanira. Umuntu Imana yishimira ntagapfa nk'isazi.
oya ni umunyabugingo azabona ijuru. Ayo nicyo bita amasezerano. Amasezerano ubugingo ni amasezerano Imana iwe ngo mwana wanjye nkwanditse nkukuye mu gitabo cy'urupfu nkwanditse mu gitabo cy'ubugingo, ukumvira kubwiye ngo nzaguha ubugingo buhoraho. Ayo ni amasezerano Imana umuntu ya finale ya nyuma munani. Aho mwana igubwiye ngo nzaguha ubugingo, ibikwemeye ikintu gikomeye. Iyo imaze kuguha ayo masezerano ujya kubona uko ni kugenda ikurwanira, ujya no kugwa ikongeka gukurura, wajya gusubira inyuma ikongeka kuramira, bakuroga ikagukiza, bagutega iminsi. Ubundi amasezerano y'ubugingo asoza amasezerano yose hano mu isi. Amen. Icyamanga Imana ikuremera amasezerano. Hanyuma rero amasezerano atuma abantu barakara. Amasezerano atuma abantu barakara. Amasezerano atuma abantu bivumbura. Amasezerano atuma abantu bagwa. Amasezerano mw'abantu amasezerano ni meza, ariko abantu benshi bacumuzwa n'amasezerano. Ariko bangubwiye ni ukwe gucumuzwa n'amasezerano, kuko Imana yaguha nta nyakabyizi wari wayihingiye, nta n'ikintu wakora kugira ngo Imana iguhe amasezerano. Ibyo bya bindi byose ukora byose byo mu nzu y'Imana ni mu nyungu zawe. Na hano ndi hano ubungubu ndi mu nyungu zanjye zo kunyungu zabo n'ubugingo buhoraho, kuko ukijwe mbankoreye Imana. Ubu dufite abantu bivumbuye ku bw'amasezerano, ariko urivumbura kubera iki? Urivumbura ngo bigende bite? Ukajya hati Imana yabimbwiye, n'abahanuzi barabihanuye, kana karabihanuye, hakaba n'igihe umuhamagara ati bya bintu wahanuye umwaka ushize bidasohoye, nta hantu abibika. Uriye Imana iramutuma, ariko ntagera muri stoke y'ijuru. Ku muhanuzi yaraguhanuriye ni kimwe no gusora kw'amasezerano. Gusora kw'amasezerano ni Imana yasohoza. Amasezerano atuma abantu bagwa, atuma abantu basubira inyuma. Ariko kuki nimba amasezerano ya Yesu Kristo yaratinze, ayawe ni atatinda? Kuki yatinze se? Amasezerano kugira ngo abantu babone umukiza. Ibyo bahanuye ko hazavuka umwana w'umuhungu azitwa igitangaza Emmanuel. Uyu mwana akavuka baramutegereje imyaka 1000. Wowe uri gucumuzwa n'amasezerano ufite imyaka 30 ngo urivumbuye. We kwivumbura, amasezerano ufite azasohora. Ayo ufite azasohora. Gusa mabwire iki? Ibintu bitanu biranga umuntu ufite amasezerano. Icyambere, umuntu ufite amasezerano arageragezwa. Ageragezwa na Satani, akageragezwa na barupinzi bayumvishije Imana yamubwira. Satani na barupinzi ikubwira mu musengero ko izagutabara, bakavuga ati tuzaba turebe ni kurengera. Umuntu ufite amasezerano arageragezwa. Ikizakubwira ko umuntu afite amasezerano arageragezwa. Umuntu ufite amasezerano arababazwa. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima. Yasaba Uwiteka kugira ngo afashe. Uwiteka nawe natinda kunyumva. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, usagezi wanjye wijura amahoro. Urababara iyo ufite amasezerano. Umuntu ufite amasezerano arababara, arangwa, arageragezwa.
Yobu yarageragejwe, Morodekayi yarageragejwe, Yosefu yarageragejwe, nanjye narageragejwe, nawe urageragezwa. Umuntu ufite amasezerano arababazwa, arageragezwa. Ikikubwira ko ayafite ntabwo apfa gupfa. Haleluya! Ntabwo apfa gupfa. Umunyamasezerano ntabwo apfa. Amera nk'agati kaboberi. Agati kaboberi umuyaga uragaho kakanyira kakamanuka nk'hariya kagaruka. Abantu baragiye inka babonye boberi, nuwo n'agati gakura kakarekare, umuyaga uragaho kakamanuka kakagwa nk'iriya gakongera kagahagarara. Umunyamasezerano, ikiranga umunyamasezerano ntabwo apfa gupfa, ariko aca ahantu hanyerera kugira ngo umunyamasezerano azava mu bukode ni hatari, kugira ngo azabone imodoka ni hatari, kugira ngo azabyare ni hatari, kugira ngo azige ni hatari, kugira ngo azakore mariage ntago byoroshye. Umunyamasezerano arageragezwa, ariko nubwo ageragezwa, haleluya, aba afite ibyiringiro, afite n'amakuru. Hari ikintu gikomeye Imana ikora ku buzima bw'umunyamasezerano, iramurinda. Nakosika drevani. Mbese numva indimba ngo Imana irinda abantu bayo. N'Imana irinda abantu bayo, n'Imana ibazigama, n'Imana irinda abantu bayo iminsi yose. Imana irabarinda, n'Imana irinda abantu bayo, n'Imana ibazigama, n'Imana irinda abantu bayo iminsi yose irabazigama. Haleluya! Uko waca mu bikomeye kose, nubwo waca mu bisharira, umunyamasezerano dore igitangaza Imana ikora mu buzima bwe. Iyo yakomeje kubaha Imana, agakomeza gukiranuka, akihangana, ese kuki umunyamasezerano ageragezwa? Satani arakarira umunyamasezerano, kuko umunyamasezerano ni umuntu uzakora ibyananiye abandi, ni umuntu uzakora iby'ubutware. Reba ibyo Yesu yakoze, reba imirimo Yesu yakoze, reba itangaza Yesu yakoze. Ela lita enewaza. Umunyamasezerano ni umuntu uzakora ibitangaza, ni umuntu uzakora ibyananiye abandi, ni umuntu uzahagurutsa ibimuga, ni umuntu uzakora ibikenewe, ni umuntu uzahindura ubuzima, ni umuntu uzagera ahantu hakomeye, ni umuntu uzaba uwo kwifuzwa. Umunyamasezerano ntabwo asa n'abandi, ntagenda nk'abandi, ntakora nk'abandi. Umunyamasezerano aratungurana. Umunyamasezerano impamvu ageragezwa, yikoreye sitoke. Muri we hari ibintu byinshi bimuvuna, igihe bizasohorera abantu benshi bazatangara. Ese uri umunyamasezerano? Uyu munsi urababaye, ariko tekereza wese ndi umunyamasezerano baho. Impamvu ageragezwa, Satani aba yaramaze kubona ibyo yikoreye. Satani aba arimo agenda aneka, batereka mubabaze ndebe ko yagwa, reka mubabaze ndebe ko yakiba, reka mubabaze ndebe ko yakishingira, reka mubabaze ndebe ko yajya mu kabari, reka mubabaze ndebe ko yakiyahura, reka mubabaze ndebe ko yakandavura. Umunyamasezerano akomeza akihangana. Ariko mwami we, ariko Mana we, ariko Mana we, umunyamasezerano arababazwa, ariko akazatungura abagome, agatungura abamuroze, agatungura abamuvuze, agatungura abamugambaniye, agatungura abamucukura urwobo, agatungura abamutaye. Hari abantu ugiye gutungura, nushaka ubyakire uvuye ngo ngiye gutungurana. Umunyamasezerano uyu munsi yaba ari gucumba umwotsi, ariko hazaza he azaba uwo kwifuzwa. Hari abantu ugiye gutungura. Umunyamasezerano umusohora mu nzu Imana iri kure igipanga azaturamo. Umunyamasezerano
umuvumo azaba w'agaciro, umunyamasezerano. Iya abantu iyo baza kumenya umugabo ubyara Dawidi yaza kumenya yuko Dawidi azaba umwami, abaramukunze kurusha abandi bana bose, ariko ntabwo yari abizi. Yaza kumenya ntabwo ari kumwereza mu ishyamba, ariko Imana yari zikiri muri Dawidi. Munyamasezerano. Abagambaniye Yosefu, iyo abavandimwe ba Yosefu iyo baza kumenya ko Yosefu azaba umwami, baba baramukunze cyane, ntabwo baba baramugurishije. None uri kwitatsa ngo barakwanze, bakwanze gace ahubwo, ngo barakwanze, ngo baragutaye. Yosefu baramwanze bijya naho bamugurisha. Munyamasezerano. Uruganda rw'umunyamasezerano nimwe bari umuntu acamo. Nibesha Mana yacu nibesha. Baje nibesha Mana yacu nibesha. Nibesha Mana yacu nibesha. Nibesha Mana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo Imana yacu nibesha. Nibesha Mana yacu nibesha. Nimana ikora Imana yacu nibesha. Nimana isubiza Mana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo Imana yacu nibesha. Nibesha Mana yacu nibesha. Imana y'amasezerano Imana yacu nibesha. Imana iruhura barushe Imana yacu nibesha. Imana ibikora Imana yacu nibesha. Imana ibikora Imana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo Imana yacu nibesha. Iravuga bikaba Imana yacu nibesha. Imana isohoza amasezerano Imana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo Imana yacu nibesha. Nibesha Imana yacu nibesha. Nibesha Imana yacu nibesha. Ibyo yavuganye nawe izabikora. Ibyo yakubwiye uri mu butayu izabikora. Nibesha Imana yacu nibesha. Ibyo yavuganye nawe izabikora. Ibyo yakubwiye uri kanyarira izabikora. Ibyo yavuganye nawe uri mu butayu izabikora. Nibesha Mana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo Imana yacu nibesha. Imana y'amasezerano Imana yacu nibesha. Imana yacu nibesha. Imana itanga urubyaro Imana yacu nibesha. Imana ikiza ibikomere Imana yacu nibesha. Imana iwoza amarira Imana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo Mana yacu nibesha. Haleluya. Ibintu Imana yakubwiye bizasohora. Amasezerano ntabwo ajya amahuri. Amasezerano ntabora. Amasezerano arasohora. Nubwo waca mu bikomeye gute Imana irayarinda.
ikayasohoza. Iyi ndirimbo niyubaka umutima wawe, ijambo raryumvishije. Iyi ndirimbo niyubaka umutima wawe, twitegura gusenga. Imana ivuga ibyivuze ikabikora. Imana ivuga igasohoza ibyo yavuze. Ntabwo ari nk'umuntu ngo yivuguruze. Ibyo yavuze no kubikora irabikora. Nibesha nibesha, Mana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo, Imana yacu nibesha. Iravuga iravuga, Imana yacu nibesha. Irakora irakora, Imana yacu nibesha. Izaguhoza amarira, amarira urarurira. Izagukiza ibikomere umaranye imyaka myinshi. Izagukura muri rubanda, iguhindurira izina. Izaguhindurira amateka, rubanda batangare. Nibesha nibesha, Imana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo, Imana yacu nibesha. N'Imana ibikora, Imana yacu nibesha. Irindi jambo ryayo, Imana yacu nibesha. Imana yacu ntabwo ijibesha. N'Imana y'amasezerano. N'Imana ivuga igasohoza. Umaze igihe ubabaye, umunyamasezerano arababara ariko aratungurana. Harageze ko iby'Imana yavuganye nawe bitungura bavuze kuzakorwa n'isoni. Imana yakubwiye byinshi nubwo ubabaye. Harageze ko iby'Imana yavuganye nawe bitungura abantu bavuze kuzasazira muri ubwo butayu. Lela ene kosika. Iby'Imana yavuganye nawe bigiye gutungura ikuzimu, bitungura abarozi, bitungura abaturanyi, bitungura abo musengana, bitungura abavandimwe bawe, bitungura abagusetse, bitungura n'inshuti zawe. Zuzura umwuka wera, zivuge ngo n'Imana yavuganye nawe cyagiye. N'Imana ivugana n'abantu bawe igasohoza ibyo yavuze. Kubura guca mu bigeragezo bikomeye ntibivuze ko Imana yagukuyeho amaboko. Amaboko y'Imana kuriho. Ni nayo mpamvu utapfuye. Iyo ikurekura baba baraguhitanye, ariko kubera ko itakurekuye igiye gusoza ibyo yavuganye nawe. Ndagira ngo dusenge. Wari unaniwe, wari ucitse intege, wari wihebye, wari ufite agahinda, wumvaga ko Imana ahari yagucecekanye, wibazaga ko Imana basi yakuretse. Ntabwo Imana yakuretse. Oya, Imana irakuzi, izi ubuzima bwawe. Kuba utinze gushaka ntibivuze ko yakuretse. Kuba utinze mu bukene ntibivuze ko yakuretse. Kuba barakwanze ntibivuze ko yakuretse. Iri kumwe nawe. Iyo abana bamushizeho, iyo mu butungo umushizeho, inshuti zimuvuyeho, abantu bagize ngo yaramuretse, ariko yaramuraga iri mu ijuru ikabona Yobu ni umukiranutsi. Iyo rongeye mukubira kabiri, n'Imana itaducecekana burundu, n'Imana ituzirikana ku manywa na nijoro. Ndagira ngo mbwire umuntu muri kumwe ngo ntabwo izancecekana burundu, iranzirikanye. Nubwo meze nabo uyu munsi, ejo ngo nizaseka. Birashoboka ko abantu bangu yagucecekanye, ntiyagucecekanye. N'Imana irindi jambo ryayo kugeza irisohoje. Wari waraguye wenda gusubira inyuma, umva gunaniwe. Ndagira ngo upfuka amahanuri, nimba uri kugenda wizere, dusenga Imana, witegure kwakira imbaraga z'Imana, witegure kwinjira amasezerano yawe. 2025 witegure kwinjira mu masezerano yawe. Muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo ejo bundi, witegure kwinjira mu masezerano yawe. Ambukana aya masezerano, ambukana ko ari Imana itungurana, n'Imana isohoza ibyo yavuze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana iruhura,
uri Imana ikora ku manywa y'ihangu ku mugaragaro, bose babireba bakabona ukuri Imana ibikoze. Uri Imana ititiranya amazina, uri Imana ikuraho za karande zikava ku muntu. Turasengera umuntu wese witwa umunyamasezerano, umuntu wavuganye nawe uyu munsi akaba ari mu butayu, akaba ari mu mibabaro, akabona nta nzira, akabona nta cyerekezo, ikimenyetso cy'uko uzamutabara nuko ariho agihumeka akigenda. Suko ari impuhwe z'abantu, si n'impuhwe za Satani, si n'impuhwe z'abamuroga, ahubwo ni umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu, kuba twarasimbutse ipfu, abantu bagasimbuka amagisida, abantu bakarya uburozi ntibapfe, abantu bakamuzima bwawe bakabariho, ni umugambi wawe. Kuba Dawidi yarabayeho ni umugambi wawe, kuba Morodekayi yarabayeho ni umugambi wawe, kuba Danyeli yarabayeho ni umugambi wawe. N'uyu munsi ba Danyeli baracyahari, abageragezwa barahari, ariko amasezerano avuye nawe nabo azasohora. Kuba uyu munsi umuntu ibyamucanze yabuze uko abigenza by'ishuri ntibivuze ko uyu munsi azagwa muri ubuzima buzahinduka. Ndasenya umuntu wese udukurikiye ngo umuhe imbaraga zo kwizera kandi yinjire mu masezerano yawe. Satani umwitambika imbere, Satani umutera ubwoba, Satani umwihebesha, mubwira ngo yishingire, mubwira ngo ajye mu by'ubwenge, mubwira ngo agwe, mubwira ngo abivemo, nabivemo. Gutsinda yakira itsinzi imugeza ku mugambi w'Imana. Urakoze mwami kuri Imana ibikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Umugisha w'Imana wabeho. Uwiteka ari kumwe nawe. Amasezerano ntabora, amasezerano ntahinduka, amasezerano yawe aracyahari. Ntiwigire nabi, Uwiteka acecetse azatungura abanzi bawe. Bye bye.